Murakoze cyane, muri kumwe na muganga w'amaso nkuko tumenyeranye kuri iyi channel yacu ya Vision Eye Health Care TV. Tunejejwe no kongera kugaruka kuri iyi channel kugira ngo tuganire nkuko ibiganiro twagiye tuganira mu minsi yatambutse. Rero twongeye kubaha karibu, ikaze, kandi no kuri ibitekerezo byanyu, nyunganizi zanyu, ndetse nuko mugerageza kubisangiza abandi kugira ngo basobanukirwe n'ubuzima bw'amaso. No kuri ibyo biratunezeza cyane, bituma abantu babasha kugira kubona neza kugira ngo bakomeze kwiteza imbere, bagere ku nzozi zabo biyemeje cyangwa se z'ejo hazaza. Uyu munsi rero no kuvuga ngo tugiye kubaganirira ku bijyanye n'ibipimo cyangwa se uburyo bugiye butandukanye bw'ukuntu umuntu abasha kubona ibipimo byifashishwa kugira ngo umuntu apime ingano yo kubona k'umuntu. Rero mu rurimi rw'amahanga ni nkaho twakita iki kizamini nkaho ari visual acuity. Ubusobanuro cyangwa se nkuko twavuga ngo ni nk'ishoza, twavuga ngo iri jambo mu ndimi mu rurimi rw'amahanga rivuga ngo visual acuity, twavuga yuko ari ubushobozi bw'ijisho cyangwa se ubushobozi bw'amaso, kuko dupima ijisho rimwe ku rindi. Ni ubushobozi bw'ijisho mu kubasha kumenya imiterere ndetse n'ibisobanuro by'ikintu mu ntera runaka. Nkuko mubibona hano inshozi irabigaragaza cyangwa se definition nkuko ibigaragaza. Ngicyo ubusobanuro bw'igipimo, navuga ngo ni igipimo cya mbere cy'ibanze nyuma yuko umurwayi aje akagera kuri muganga. Noneho yamara kugera kuri muganga w'amaso akamwakira, muganga akamwibwira we ugiye kumusuzuma, ugiye kumukorera consultation. Yamara kumusuzuma agatangira gufata histoire y'umurwayi, akamubaza ikimugenza, agatangira kumubwira noneho muganga kugira ngo ubwo hari symptome cyangwa se ibimenyetso umurwayi abwira we yiyumvamo, abwira muganga. Noneho muganga kugira ngo aze kwemeza ko bya bimenyetso umurwayi yamubwiye ari ukuri, kugira ngo aze no kumenya uburwayi bwe nyirizina, yarangiza akagira ibipimo afata cyangwa se ibizamini afata kugira ngo bize kumuha uburwayi ndetse bize kumuha n'ishusho y'uburyo aza kumuvura. Rero iki gipimo cya mbere navuga ngo ni visual acuity. Nicyo gipimo no kuvuga ngo ni ubushobozi bw'ijisho kubasha kumenya imiterere, ishobora kuba ari inyuguti n'ubusobanuro bw'ikintu runaka mu ntera runaka. Noneho muganga nkuko mubibona, umurwayi agomba kuboneka muri metero. Inshuro nyinshi iki gishushanyo gisetingwa muri metero 6 cyangwa se muri 3 bitewe n'ingano y'icyumba muganga arimo arasuzumiramo. Noneho yarangiza umurwayi akicara agapfuka ijisho rimwe. Ashobora gukoresha ikiganza cye cyangwa se agakoresha igikoresho cyabugenewe icyo twakita nka occluder. Noneho yarangiza muganga agatangira akamwereka inyuguti nkuko mubireba, guhera kuri top line ukageza kuri bottom line. Noneho akagenda amwereka inyuguti uko agenda yibona, noneho akamwereka inyuguti ubwo uko yitwa cyangwa se akamwereka direction y'inyuguti aho ireba. Yarangiza ibipimo abonye akagira habiri codinga cyangwa se akabyandika nkuko navango ni nko muri dossier y'umurwayi, mu ifishi y'umurwayi. Noneho bikaza gufasha muganga mu gufata umwanzuro wa nyuma wo kumenya ngo uburwayi bw'uyu murwayi ni ubu ngubu, ndamuvura gutya. Noneho bikamufasha kugira ngo abashe gufasha umurwayi ubashije kumugeraho. Bimwe mu bintu nkuko twavuga, reka tuvuge kuri iki kintu kindi cya kabiri. Reka turebe ibintu bishobora kugira ingaruka muri uku gupima iki kizamini. Ingaruka zishobora kubamo, nk'urugero ingaruka ziri fizike. Ni ukuvuga ngo
imiterere y'inyuguti hashobora kuba hari urumuri rukeya cyangwa se hari rwinshi cyangwa se inyuguti uburyo yanditsemo. Ni ukuvuga ngo bishobora kugira ingaruka mu gutuma hatangwa ibisubizo bitari byo cyangwa se resulta zitari zo. Rimwe na rimwe muganga yarikodinga akarikodinga cyangwa se uwo murwayi akaba yamubwiye, ariko rimwe na rimwe atari uko uwo murwayi atabonaga iyo nyuguti, ariko bitewe n'uko urumuri ari rukeya ugasanga byatumye atabasha kubona iyo nyuguti. Ubusanzwe iki kizamini cyakagombye gukorwa ahantu hari urumuri ruhagije. Noneho ikindi cya kabiri, mu buryo buri physiologique, ni ukuvuga ngo ubwo mu buryo buri physiologique ni imikorere yo mu gice cy'ijisho kuri wa murwayi waje kwivuza. Ushobora gusanga ku mboni y'ijisho hari ikibazo, ushobora gusanga ubwo nimba afiteho nk'agasebe cyangwa se inkovu, bishobora kugira ingaruka kuri bya bipimo uwo muganga agiye gufata. Noneho umurwayi ushobora gusanga afite icyo twavuga yuko ijisho rye rikoresha imbaraga mu kureba, ugasanga yenda arakomoda bikagira ingaruka, cyangwa se ugasanga afite ijisho rye ririzunguza, icyo twavuga ngo umuvoma y'ijisho afite nka nystagmus, cyangwa se ugasanga mu mikurire y'iryo jisho ugasanga hagiye habamo ikibazo ku buryo ritabasha gukora neza muri physiology, ugasanga ntabwo ijisho ribasha gukora neza kugira ngo aze kubasha gufikisa neza ya nyuguti cyangwa se yawuje arimo arabasha kureba. Ikindi cya gatatu, uburyo buri psychological, umurwayi ashobora kuba mu bitekerezo byiwe, cyo twavuga uburyo buri mental disorder, ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, noneho ugasanga ibyo nabyo bigize ingaruka kuri bya bipimo muganga arimo arafata. Ikindi twavugaho, reka tuvuge ku kijyanye nuko iki kizamini gifatwa. Twari twabonye ko umurwayi yicara mu buryo buri comfortable, akicara mu buryo nyabwo yumva butamubangamiye. Yarangiza chati ikagenda igasetingwa muri metero 6, bitewe n'ubwoko bwa chati. Hari n'iziba zisetinze muri metero 3 bitewe na room cyangwa se icyumba muganga arimo arakoreramo. Noneho nk'uko tubibona hano, muganga yarangiza akasaba umurwayi gupfuka ijisho ry'ibumoso cyangwa se akoresheje trioframe, yarangiza akayimwambika. Yamara kuyimwambika agashyiramo okubuda cyangwa se ka kantu kamufasha kugira ngo ijisho rimwe ripfukwe. Ni ukuvuga ngo ahangaha icyitonderwa, umurwayi dusuzuma, tubyumve neza, dusuzuma ijisho rimwe ku rindi. Noneho umurwayi muganga akamwereka guhera ku nyuguti yo hejuru kuri top line, akagenda amanuka hano kuri 660, akagenda amanuka 6/36 cyangwa se 6/36. Noneho akagenda amanuka ku marayini agiye atandukanye kugeza kuri iyi layini ya nyuma twavuga yuko navuga ko iri normale 6/6, navuga ko ari cyo gipimo cya nyuma kiri normale, ariko hari n'abantu baba bareba kurenza 100%. Noneho mu gihe uyu murwayi uko muganga arimo aramwereka inyuguti, amubwira nimba ayireba, ibyo turahita tubijyanirana nuko ibyo bipimo byandikwa birikodingwa. Nimba urugero abashije kubona iyi mirongo ibiri ibanza, abonye 6/60 na 6/12, ni ukuvuga ngo mu kurikodinga arandika 6/36 cyangwa se 6/24. Noneho nimba hari inyuguti runaka yabuze muri uwo murongo, ubwo ni ukuvuga ngo arandika nimba ari 6/24 minus yenda n'inyuguti ebyiri atabashije kubonamo -2, izo nyuguti ukazikuramo. Noneho mu gihe uwo murongo yawurebyeho akagira izindi nyuguti nk'ebyiri arenza kuri uwo murongo, muganga we arandika 6/24 plus 2, kuko izo nyuguti zari ziri ku murongo wundi ukurikiyeho. Noneho yarangiza akaba yakandika izo nyuguti zarenzeho. Noneho ubusobanuro nyirizina bw'aya magambo 6/6 cyangwa se 6/6 cyangwa se 6/18, ni ukuvuga ngo ubusobanuro bwabyo nyirizina
n'intera. Mu yandi magambo, aya magambo cyangwa se iyi mibare isobanuye iki? Bivuze ngo umuntu muzima, ni ukuvuga ngo uyu muntu nimba urugero arebye 6/12 bivuze iki? Ibi bipimo bivuze iki? Cyangwa se 6/18 cyangwa se 6/6 cyangwa se 6/36 cyangwa se 6/60. Reka dutange nk'urugero 6/18. Ibi bipimo bivuze iki? Bivushatse kuvuga ngo uyu muntu arimo arareba ibintu biri mu ntera ya metero 6, mu gihe umuntu uri normale yakagombye, cyangwa se umuntu muzima ingano y'ijisho rizima ryakagombye kubibona riri mu ntera ya metero 18. Sinzi nimba twumvishije iki kintu. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ndimo ndareba muri metero 6, nyamara ku muntu muzima cyangwa se ijisho rizima ryakagombye kubona iki kintu ndimo kubona muri metero 18. Nibwo busobanuro bw'izi nyuguti murimo murabona hano. Twihuse rero, reka turebere hamwe ubwoko bw'amacati cyangwa se nk'uko mubibona ubwoko bw'ibishushanyo bikunda gukoreshwa amacati, n'uburyo bugaragaramo. Ni ukuvuga ngo nk'uko mubibona hari chati ibisa meze nk'ikintu cy'igipapuro ariko gisa nkaho gikavarinze n'ishashi ikomeye ariko ibonerana. Ubwo ni ukuvuga ngo ubu bwoko turabugeranya nka printed panel chart. Iyi ni chart ishobora kubonekamo Snellen chart, iyi chart, C chart, amachat agiye atandukanye. Iyi ngiyi ni ya yindi igenda igasetingwa muri metero 6 cyangwa se mu birenge bigera muri 20 feet. Noneho umurwayi akicara muri metero 6 akagenda yerekwa inyuguti, ariko ijisho rimwe ku rindi. Ubwo rimwe riba ripfutse, irinde ryo ririmo rirareba riritegereza iyo nyuguti muganga arimo aramwereka. Noneho muganga akagira ibipimo yandika. Ubundi buryo bwa kabiri izi chart zishobora kuba zagaragaramo, hari chati ziba ziri projector chart. Ni ukuvuga ngo ziba ziri mu buryo bumeze nka projecteri nk'uko mubibona hano, aho bifashisha remote. Ni kimwe no mu buryo bwa gatatu bwitwa chart on display screen. Ni ukuvuga ngo ni chati zibasha kugaragara kuri screen, nabwo hifashishwa remote. Noneho muganga akagenda hindura akava kuri top line akageza kuri bottom line. Noneho umurwayi akagenda amubwira, yarangiza akamubwira ibipimo abonye. Iyo amweretse inyuguti zigiye zitandukanye nk'uko twayibonye, noneho urugerageze kuri 6/18 cyangwa se kugabanya 18, iyo atabashije kugeza kuri 6/6 kuko nibyo navuga ibipimo byuzuye 100% cyangwa se ababona neza 100%, bisaba muganga kwifashisha aka gakoresho kitwa pinhole. Aka gakoresho ka pinhole gafasha iki muganga? Ni ukuvuga ngo gafasha muganga kugira ngo aze gufasha uyu murwayi. Ni ukuvuga ngo harimo akenge, hari aho usanga kaba gafite utwenge twinshi dutandukanye, ariko impamvu y'aka kenge ni nko gufasha ijisho ibyo yabashaga kubona bitari ngombwa, none haze kubasha gufikisa neza, noneho neza ishusho uyu murwayi arimo arabona ize kugenda neza, igwe ku gace kundi bayijisho kitwa muri fovea, mu gace ka makira, ariko mu gace kitwa fovea navuga ngo ni nk'agace kari centrale, kugira ngo bije gufasha uyu muntu kwimprovinga vision yiwe. Noneho ku buryo ushobora gusanga mu gihe uyu muntu habayeho improvement cyangwa se kwiyongera mu ko yarebaga, yenda bivuye kuri 6/18 bigeze kuri 6/9 cyangwa se kuri 6/6, bivuze ngo uyu murwayi akeneye kuba yakorerwa ikizamini cya refraction. Noneho akaba hakwifashishwa ibipimo by'indorerwamo amalenses, none hagiye atandukanye, ayari minus cyangwa se ayari positive, noneho ari spherical cyangwa se cylindrical. Noneho bikaza gufasha uyu murwayi kugira ngo aze kugera ku kubona neza 100%.
rero ni ukuvuga ngo dusatira umusozo, reka tuvuge kuri iki. Ubwo twari tumaze kubona uburyo ayo macati cyangwa se ibyo bishushanyo bifasha muganga kugira ngo amenye ingano y'uko umuntu abona, uburyo bikunda kugaragaramo. Noneho reka tugere ubwoko bw'ibyo bishushanyo n'amazina yabyo. Hari ubwoko nk'uko mubona, hari cati yitwa Snellen chat, ariko ubu bwoko tuzirikane ko hari ubukoreshwa mu buryo bwo kureba kure distance, cyangwa se mu buryo bwo hafi, cyane cyane nko ku bantu bageze ku myaka 40 usanga batakaza ubushobozi bwo kubona utuntu dutoya, ugasanga nimba agiye kutureba ayigizayo kure, akajyana icyo arimo arasoma akakijyana kure y'intera yaho yakagombye gusomera, kandi umuntu yakagombye gusomera muri normale ya santimetero 40. ariko noneho ubwo ndimo ndavuga mu buryo buri near vision, noneho hakaza na distance vision. ariko noneho ayo macati akaba ari mu moko agiye atandukanye. hari Snellen chat, zimwe zikaba ziboneka muri iyi chat, C chat cyangwa se format chat ziri mu buryo buri format cyangwa se ziri muri iyi format. noneho hakaza zanditswe mu buryo buri Times New Roman format. hakaza n'izindi zisa nkaho ziba zimeze nkaho hari nk'ikintu cy'igishushanyo kimeze nk'uko navuga ngo ni nk'ikiganza, ugasanga ni ikiganza ariko ugasanga icyo kiganza kigiye kiri mu buryo ikiganza gitoya nk'uko mubibona hano. murabona yuko iyi chat nayo itandukanye n'iya e-chat. no kuvuga ugasanga ni ikiganza, noneho ikiganza kigenda kigabanuka, nimba ari top line bikagera kuri bottom line, ugasanga iki kiganza nabwo bigafasha muganga kuza kumenya ibipimo uyu muntu afite bijyanye n'ibipimo byo kubona cyangwa se bya visual acuity. niyo mpamvu rero ibyo ni ibipimo bigiye bitandukanye. no kubana hari aho muzasanga babereka utumeze nk'utumodoka, ugasanga babereka utuntu tumeze nk'udushusho, utuntu tugiye dutandukanye. ubwo nk'uko mubibona aya moko y'aya macati agiye atandukanye. rero dusatira umusozo, inshuti z'akadasohoka, reka dusoze tubabwira ibijyanye n'ibika cyangwa se classification y'uko umuntu abasha kubona, tugendeye ku bashinzwe ubuzima ku isi. ni ukuvuga ngo abashinzwe gukurikirana ubuzima bwa mwene muntu cyangwa se World Health Organization, umuryango ushinzwe gukurikirana ubuzima bwa mwene muntu ku isi. ni ukuvuga ngo bakarasije uburyo bw'ingano yo kubona k'umuntu mu bika bigera muri bitatu. ibika bitatu, igika cya mbere ni igika nk'uko mubibona hano ku bishushanyo cyangwa se kuri aya mafoto. igika cya mbere ni igika kiri normal vision. iki ni igika cya mbere, kikaba ari igika guhera kigizwe nk'uko mubibona, kigizwe umuntu abasha kubona kuva kuri 6 cyangwa se 6 kuri 6 kugeza cyangwa se kugeza munsi ya 6 kuri 18, kugeza munsi cyangwa se bingana na 6 kuri 18. aha tuvuga ko uyu muntu ari muri range ya normal vision. igika cya kabiri cyangwa se classification ya kabiri ni igika kiri low vision, cyangwa se umuntu aba atareba neza. navuga yo ntago abareba neza, ntago aba ari impumyi, ni low vision. igika cya gatatu ni blindness. iki gika cya kabiri kirimo imigabane ibiri, harimo moderate visual impairment, aho muri iki gika cya kabiri aka kagingo ko no kuvuga ngo iki gika cy'umuntu ubu ubasha kubona muri iki gika cya moderate visual impairment, no kuvuga ngo aba abona munsi ya 6 kuri 18 kugeza kuri munsi ya 6 kuri 60 munsi cyangwa se bingana. noneho hakaza n'igika kiri severe visual impairment, cyangwa se aho umuntu aba atabona, ntago ababona mu buryo nyabwo ariko bikabije, noneho akaba abona munsi ya 6 kuri 60 kugeza munsi
ya gatatu kuri 60. Icyitonderwa ahangaha ni ukuvuga ngo urumva byavuye munsi ya 6 kuri 60 bigeze munsi ya 3, ubwo noneho byaje muri metero 3. ni ukuvuga ngo metero 3 zavuyeho bije muri metero 3. ni ukuvuga ngo ahangaha iyo uvuye kuri 6 kuri 6 hari ibindi bipimo bizaho, noneho bikangombwa yuko bitabaza yuko bimura iyo chart igashyirwa muri metero 3 kugira ngo barebe ko bafashe uwo muntu. Iyo babone bigeze muri metero 3 bikagera muri kuri 3 kuri 60, bavuga ko uyu muntu ari mu gika cya severe visual impairment. Noneho ubwo ibikabigiye birimo bitandukanye, harimo iyo urenze 6 kuri 60 hariho umuganga haza kugera ku kigera agenda amwereka agenda amwereka intoki, akavuga ati izi ntoki ni zingahe muri metero 6, metero 3, metero 4, metero 5 nako metero 2, metero 1. noneho izo ntoki ntaba iyo atabasha kuzibara amwereka icyo bita hand motion, akazunguza ikiganza imbere yiwe, nabwo iyo atabibona no ukuvuga ngo agera ku kigero cyo kumurika itoroshi, icyo bita light perception. noneho iyo atabasha kubona intoki, ubwo no kuvuga ngo icyo ni igika cya blind visual impairment. noneho iyo atabasha kubona urumuri, niho tuvuga ngo ni total blindness. abafite icyo no kuvuga ngo abari no light perception, uwo niwo tuvuga ngo cyangwa se twemeza ngo uyu muntu ni impumyi. Nyamuneka rero nimba mwakunze ibiganiro tubagezaho, reka tubibutse gukora subscribe, like, share na comment, kandi no kuri muri inshuti z'akadasohoka mujye mwibuka cyane kubisangiza abandi kugira ngo abantu babashe kumenya ubuzima bw'amaso, bamenye ijisho rizima, ijisho rirwaye. Hari igihe umunyeshuri atsindwa ataruka ari umuswa, ahubwo bitewe nuko uwo munyeshuri ntagabona neza, noneho ugasanga umubyeyi ntaga byitaho, n'umunyeshuri ntabyitaho, cyangwa se na mwarimu umwigisha ntabyitaho. niyo mpamvu twabagira inama yo kugira ngo ubundi umuntu yakagombye gukora controle rimwe mu mwaka, akamenya uko ubuzima bw'amaso bwe buhagaze. iyo umuntu abona neza, isi mubona neza, kandi bikamufasha kwiteza imbere, akabasha kugera ku nzozi ze z'ejo hazaza. Murakoze cyane, naho ubutaha.